Hero mumeze mute amakuru yanyu kambasuhuze nishimiye kubana namwe ngira ngo ubwashize nari nabasezeranyije ko nzajya nkora ibiganiro bitandukanye kuri channel yanjye murabizi ko njyaho najyaga nshyiraho indirimbo abatanzi rero abambonye bwa mbere nitwa Amahoro Jennifer nkaba ndi umumama w'abana b'abahungu abakobwa ndumva ari ibyo tuzagenda tumenyana buke buke uko tuzajya tugenda dukora ibiganiro umunsi ku wundi ugiye kujya shyiraho ibiganiro buri munsi rero icyo tuzatwigishaho ni iki ni ibijyanye n'ibyingo murabizi neza ko ngira ngo n'ubusanga ari byo bintu nkunda kwivugiraho cyane wenda nubwo hari igihe ndenga umurongo nkigira mu byasaga ibyavuzwe kuri YouTube ibyavuzwe hanaha ariko ntekereza neza ko nyanga ibintu by'ingo rero ibintu by'ingo ntago ari ukuvuga ko ari uko mbizi cyane cyangwa se mbisobanukiwe ariko nkiri umwana ngira ngo abakurikiranye amateka yanjye cyangwa se ubuzima bwanjye uko nagiye mvuga yuko nabaye mu ngo nyinshi zitandukanye pe ku buryo rwose ushobora kuvuga ngo mu kintu kijyanye n'ingo mbifitemo inararibonye rero buriya ngira ngo tujye dukunda kugana ku bijyanye n'ingo uko umwana yifata imbere ya mama uko mama yifata imbere y'umwana ni byinshi nabonye mu ngo pe buriya rero ahanini njya nkunda kuvuga ngo icyo nabonye mu ngo buriya nyina ubyara abagabo burya n'umwe isi ubabyara n'umwe ariko uwo badahuje ni nyina niyo mpamvu uzasanga umwe afite imyitwarire itandukanye n'iyundi wenda burya wasanga kuko ba mama atari bamwe hari igihe hari akaba yarakuye hirya no hino ariko papa wabo bo ni umwe rero twisubira wenda kuri saga zimaze iminsi zivugwa z'umudamu nabonye ngira ngo uri kuvuga uburyo umugabo atamuha amafaranga yo guhahira abana bamwe ndetse bakagenda babivuga ariko ugasanga abantu ntibabivugaho rumwe undi ati nimurere natwe mama yaratureze nimurere naba nawe biki ariko njyewe ntago ariko mbyumva njyewe nk'umwana warezwe mfite ababyeyi ariko nta n'umwe wigeze afata inshingano zo kumenya umwana yabyaye ntabwo njyewe nshobora gushyigikira kuvuga ngo umubyeyi umumama ngo nafata inshingano zo kurera umwana wenyine kubera ikizi kandi papa ahari papa arahari mw'abantu mwe buriya niba hari ikintu mutazi ikintu cyitwa kwigisha umuntu mukuru kiravuna ikintu cyitwa kwigisha umugabo ukamwigisha icyo agomba gukora ukamwigisha ukajya ukamubwira uti mugabo wanjye bigenze gutya byamera gutya bigenze gutya byamera gutya buriya niba hari ikintu kivuna mu buzima nta kintu kibaho kivuna nko kwigisha umuntu ukamwigisha ubwenge ukamwigisha uko agomba kwitwara ukamwigishwa ibyazi ibyo yakagombye kuba akora ahubwo nawe abyigisha abo arera cyangwa se abo akuriye ariko ugasanga noneho hari n'igihe usanga umugore yigisha umugabo kandi ahubwo n'umugabo amurusha n'imyaka rero ibyo bintu biravuna cyane biravuna ariko mu by'ukuri sinzi ukuntu njyewe nabivuga njyewe buriya njya mvuga nkavuga ngo iyo uri umubyeyi utazi inshingano zawe buriya ngiye ngufata nk'umuntu wamaze guhaga ibiyobyabwenge nawe ubwawe ntabwo buriho nawe ubwawe ntabwo buri umuntu impamvu mbivuga ni iyi rero kuko niba uzi ko umwana wawe ari uwawe wamuzanye ku isi gute umuntu afata umwanya wo kujya kukwigisha ngo wowe ukabyara ushyira umwana mu ishuri wowe ukabyara ukora iki n'iki wowe ukabyara wegera gutya na gutya rero njye ibyo bintu buriya no kubyumva ni ukuri singiye kubabeshya ntabwo njya mbishyikira kuko sinjya mbishyikira pe ntabwo njya nshyikira uburyo umubyeyi bamutoza cyangwa bamwigisha kurera umwana yabyaye ntabwo ibyo njya mbishyikira kandi noneho hari ikintu usanga kinashekeje rimwe na rimwe noneho ugasanga umugabo yabanye na mama we ari indushyi barya rimwe ku munsi cyangwa se bakanarara batanariye bakirwa batariye umunsi wose bakarara batariye ugasanga akunze nyina kubera ko nyina afite ahantu yabakuye afite ahantu yabavanye
noneho ugasanga wowe ahubwo aho kugira ngo icyo kintu kikubera isomo ryo kumva ko uzita ku muryango wawe, niryo somo rya mbere riruta iryo mwarimu aba yaragwaye mu ishuri. Kuko buriya mwarimu arakwigisha ugataha ntazi uko wiriwe, ntazi ko wariye cyangwa se utariye, ntazi ibibazo uri gucanamo na nyoko yagiye gusaba amadeni hirya no hino kugira ngo uko wige. Urumva rero mwarimu ibyo ntabiza buri umwana naza ku ishuri. Ariko isomo rya mbere wakabaye wararifashe kirya gihe ubona nyoko yarushye, yibishya kuya ashaka icyo murya, ashaka y'ishuri. Iryo niryo somo rya mbere ryakabayeho ryo kuvuga uti ako nkurikije ukuntu mama yarushye, ndatekereza nanjye ntakabaye nk'umuryango wanjye, ndatekereza ko nanjye ntakabaye nsiga umuryango wanjye. Ariko noneho ugasanga uwo muntu ahubwo niwe nkozi y'ibibi, niwe muntu utazi ko umwana we agomba kurya, niwe muntu utazi yuko urugo rwe, famiye ye igomba kumera neza. Rero ibyo bintu nibyo tuzajya tugenda twigishaho ikintu ku kindi tureba. Ntekereza ko nyango mwarimo menyere ko ahanini nkorana na Nepo, ibiganiro nkabikorana na Nepo, ndetse byanangoye kuba wakwicara imbere ya kamera ugatangira kwivugisha, nacyo ni ikindi kintu kitanyoroheye. Urumva ntabwo byanyoroheye pe. Rero ariko nzabimenyera, ndabizi ko nzabimenyera, kandi ndabizi ko nzajya mbagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye byiza bijyanye n'ingo. Twisubirire rero ngira ngo kucyo twari turiho, icyo twari turiho ntago ntekereza ngira ngo ahari iyo bavuze bati cyangwa nk'ubuyobozi bakatubwira bati buri wese ajya bijisho ry'undi, ntago biba bisobanuye ngo we fata amapingu yambike mugenzi wawe cyangwa se umukandamize mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ahubwo ni ugufatanya mu bitekerezo. Njye mvuga ngo iki kintu kiravuna, kuyobora umuntu ukuze, kwigisha umuntu ukuze, ukamwigisha inshingano azi neza ko agomba kuzikora. Ese izo nshingano iyo zikunaniye ubundi ku isi uba umaze iki? Ububereyeho kurya no kunywa ukaryama? Wumva mbese wowe uhagaze muri uyu ruhande ku buryo buriya umuntu ashaka kukubaza, wenda wiriwe nko mu rugo uri umudamu, akakubaza ati ko wiriwe mu rugo, imyenda iri hariya, mwana ari hariya arimo ararira ntiyoze, uburiri ntibushashe, ibere ntiryambaye isutiye, bururu, ibintu bimeze gutya na gutya. Noneho ugasanga umunsi wose bwije nta kintu wakoze kizima. Hanyuma umuntu akakubaza ati waruhijwe n'iki? Ese nkawe iyo uri umuntu w'umugabo ukarara ukora, ukirirwa ukora, ukabyuka ukajya kunywa icyayi, saa sita ukarya, nijoro ukarya, ubizi neza ko ufite urubyaro rugutegereje nka papa. Mu by'ukuri ushobora kuva ngaho ukajya no mu bindi bihugu ukabyara, ukishimisha, ukabyara umuhungu, ukabyara umukobwa, ubuzima bukagenda. Ariko uribuka ko wowe ufite ikiguhoza amarira, kuko uzagera uzabyara. Ariko wa mwana wazanye ku isi, niyo yajya muri Amerika, niyo yajya mu Bwongereza, azakurayo amafaranga, ariko ntabwo azigera akurayo ise wamubyaye. Buriya wowe n'umwana, umwana gukeneye kuruta uko umukeneye, kuko wowe wabyara n'abandi bana, ariko waragukeneye cyane. Ikindi kintu nanone wenda nongera kwibariza abantu, nkawe nk'umudamu, hari abantu damu buriya usanga aryamanye n'umugabo mu nzu, umugabo yaramubwiye ati mfite abana babiri, mfite abana batatu, muraryamanye, arakubwira sheri shushu, ukumva mu bintu avuga nta n'agatekerezo ko gutekereza ngo avuga ati ko umwana wanjye gutya. Ese utekereza ko wowe uzamubyarira, wazamutekereza uri nyina wabo agiye kubyarana nawe se, uri nyirasenge agiye kubyarana nawe se? Nawe uri umugore yakunze nk'uko yakunze urya wa mbere babyaranye. Rero sinumva uburyo ushaka kubana n'umuntu mu nzu kumva nta n'agatekerezo namba kubwira ati narabyaye mfite umwana hirya. Ese icyo gihe utekereza ko uwo muntu abawe wazabibuka? Ntago azabibuka. Twese buriya abadamu wenda nuko habaho kwirengera, ariko n'ukuri iyo witegereje neza, buri wese akaba yamenya ati iki kintu ko kitagenze neza. Wenda n'urugero, niba umugabo atakuguriye igitenge ku mwana wa mbere, azakikugurira umaze kubyara wa gatanu.
azakigurira umaze kubyara uwa gatandatu. Rero ntekereza neza ko buriya abadamu nitwe twakabaye tugira ubwenge cyane kurenza abagabo, kuko buriya abagabo bo bameze nkaho ntacyo bahomba. Kuko niyo yagihomba agihomba amaze gusaza, hahandi atangira gusubiza amaso inyuma akavuga ati bya bintu ntitayeho buryo iyo mbyitaho biba bifite ikintu bimariye. Bya bintu ntitayeho burya nibyo byakabaye birimo kunsindagiza uyu munsi. Ingaruka zabo bazibona kera cyane, hari n'igihe bazibona twe tutakinariho, hari n'igihe bazibona, mbese sinzi ukuntu nabivuga. Ariko buriya abagore tugomba kugira ubwenge cyane. Ego nubwo muri ibi bihe urimo ari ibyawe ubinezerewemo, ariko iribuka ko na mugenzi wawe nawe yigeze kugera muri ibyo bihe nawe aranezerwa, kandi baramusiga, baramuta, baragenda. Rero uko byasa kose ujye ugerageza kugira ngo urebe ko hatari igihe kizagera ngo wicuze cyangwa wifuze kujya kuvugana na mucyangwa umuguti yewe uti wa mugabo uti nta kigenda, uti wa mugabo uti hari umugabo umwe nzi yigeze kujya ajya mu Buraya, akajya mu bagore agasiga abana ndetse iyo byagenze gutya hari n'igihe agera gutya burundu akanigendera. Rero bukeye rero reka azagende ajye gushaka undi mugore, agira atya akora agisida, akoze agisida acika ukuguru. Wa mugore mutoya yahise ahamagara umukuru aramubwira ati ngwino urebe umugabo wawe hano Kibagabaga, ati kubera yuko ibi bibazo nk'ibi bijya byishingira n'ibimenywa n'abagore bakuru, naho ngewe ntabwo binabivamo. Bivuga iki rero? Bivuga ngo ntabwo nawe uriya mugore aba akuyobewe, araba akuzi kuri igisimba, aba akuzi ko hari inshingano utubahirije ku mugore wa mbere, ahubwo akuramo ake karenge, asahura avuga ati ejo nibigenda gutya nzakuremo akange karenge. Ndetse ahubwo ahanini abenshi ni nayo mpamvu mu rugo, kuko buri umugore agukubita umubare akavuga ati umugore wa mbere yaramunaniye, uwa kabiri yaramunaniye, uwa gatatu yaramunaniye, ngiye nakora iki? Agahita agushakira ibyo bita inzaratsi, akakuroga nyine, kandi iyo akuroze uramuhahira, kandi noneho ugasanga nyina w'abana kuko mwahuye ari umukobwa nawe mugahura ari umusore, ugasanga niwe ukugirira impuhwe. Niyo mpamvu rero buriya abagabo benshi agenda akajya gushaka, yagera aho ngaho akazagaruka ku mugore mukuru byamuyobeye, kuko nta wundi muntu wamwishingira. Buriya umugore wawe mukuru aba ameze nka nyoko, buriya nyoko niwe utaguta, ariko umugore mukuru buriya bagufitiye impuhwe, nawe ujya basaba Imana ati Imana yamfashije, ati umugabo wanjye aho agiye akagenda amahoro. Hahandi udashobora no kuba wamubwira ibyo bintu by'inzaratsi, kuko wabaza agaciro kawe. Nubwo mwaratandukanye, ariko niba nkunze abana nabyaye ndi umubyeyi, bivuga ngo na se ndamukunze, bivuga ngo na se ndamwifuriza kugira amahoro cyangwa kubaha amahoro, kuko nubwo twanashwana kajana ariko nshobora gushaka undi mugabo. Ariko icyitondero, umwana nabyaye ndamukunze kandi mwifuriza ibyiza. Niyo mpamvu numva nta kintu cyahungabanya se, aho kugira ngo ngewe mushakire za nzaratsi cyangwa mushakire bwa burozi. Turatandukana, ngenda amahoro, ariko abana bazumve gusa ariyo. Rero bitandukanye n'uriya uhuye nawe mutarabyaranye, uriya muhuye ni uwo gusahura, ni uwo kumva ko ibyawe nyine nibishaka birangirira, ariko icyo akuramo agikuremo agende. Niyo mpamvu rero buryo uzasanga ahanini umugore mutoya buriya nawe burya baragukubise umubare, nubwo muryama akakubwira ati sheri shushu gutya na gutya, burya nyine umubare aba yawugukubise, ariko wowe nawe ntubimenye. Mushobora burya wowe no kubana ntimubyare, noneho wowe akajya kwereka ko afite agahinda kenshi kuko atabyara, ariko nyamara yamaze kugukubita umubare, kuko arabizi neza ko hari abo wabyaye utigeze witaho. Noneho wowe mukabana ubona ko nta kintu witayeho cyo kuba yabyara cyangwa atabyara, kuko uzi ko ufite abana. Ariko we ukibaza uti hari igihe umugabo wibaza ku cyo umugore atabyara, arabyara guteze kandi nabo wabyaranye na mugenzi we mbere utabafasha. Uwo mugore rero abaza ubwenge,
abaza ubwenge burya aba yarakubaze. Iyo amaze kubona icyo agushakaho aragenda kandi yagera ahandi akabyara. Ariko kubera ko afite uburyo agufatamo, uburyo yakubonyemo, aravuga ati nubwo mugenzi wanjye namutwaye umugabo, ariko reka nanjye ngira ubwenge kuko ejo n'ejo bundi ni njyewe bizahindukiriraho. Rero ibintu by'ingo ni birebire. Buri wavuga iby'ingo haberamo ibintu byinshi cyane, aribyo njya mvuga ngo hari igihe tuzagenda tubiganiraho uko iminsi iza, uko iminsi igenda iza, tuzagenda tubiganiraho turebera hamwe uko mama agomba kwifata, uko papa ashobora kwifata imbere y'umwana kugira ngo ibintu bigende neza. Yego ntago tuzabivura 100%, ariko tuzajya tugerageza, ari ukubwira urubyiruko, ari ukubwira abadamu, ari ukubwira abagabo, kuko impande zombi burya habamo ababi pe. Ndetse burya rwose ntitwatinya kuvuga ko n'abagore ahanini n'abari babi, ariko kuba umugore ari mubi, kuba umugore ari umushizi w'isoni, nk'uko njya mbona Morini, ngira ngo niba ari Morini, ni umukobwa njya mbona bavuga ngo arasaba indezo y'umwana, kuba ari umushizi w'isoni, kuba ari ikindi kintu, ntabwo ibyo ngibyo bikuraho kuriya mugabo agomba kumenya abana be. Kuba umugore ari umushizi w'isoni adashoboka, yego ashobora kuba asaba indezo akayisaba nabi, ashobora kuba avuga nabi, ariko ibyo ntabwo ari urwitwazo kuko kumva ko umwana wawe agomba kuburara. Nyine yabaye ishinze uramureka, yabaye mubi uramureka, hakoze niba yaramuretse n'umwana ugomba kumureka. Ntabwo byakunda, ntabwo byakunda. Uko byasa kose nta kintu na kimwe uriya mubyeyi kimuriho niyo yakwambara ubusa, niyo yakora ibibi bimeze gute, ntabwo wowe nk'umugabo bigukuraho inshingano zo kumenya ko umwana wabyaye ari amaraso yawe. Ibyo byo rwose tubyumvikaneho, nayo ibyo kuvuga ngo ni inshinzi, ngo ntashoboka kuba ari inshinzi, ni nayo mpamvu atabana n'uwo mugabo. Ubwo uwo mugabo nyine ntiyihanganiye ubwo bushinzi, ariko kuba atarihanganiye ubushinzi ntabwo bikuraho ko babyaranye, ntabwo bikuraho yuko ari umugore we. None se ubundi ubwo bagiye kubyarana kabiri, wowe ujya kubyarana n'umugore kabiri wita inshinzi gute? Umwana umwe wenda ashobora kuza uvuga uti sinamenye umugore ni mubi, ariko se uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, hari n'ababyara uwa kane ukabona uwa gatanu ataye umugore, ukibaza uti izo nshuro zose yabyaranaga n'uwo mugore bimeze biti? Byari byagenze bite kugira ngo ubyarane nawe? Ntiwarebaga? Cyangwa n'ibihe wenda byabayeho biraguhindura? Burya rega n'ibihe bijya biduhindura, ugasanga umugore n'umugabo babanye mu bukene, barasangira akabisi n'agahiye, umugabo yamara kugira icyo abona akumva yuko kugira ngo akigaburire urugo rwe rurye ruhage ibyo bitamunyuze, akavuga ati nabo hakurya bakeneye kurya, nabo hakurya bakeneye kunywa. Rero ugasanga rimwe na rimwe ibyo bintu umugore aricara akavuga ati se umugabo wanjye kera twari tumeze neza, tutaragira ubwo bukene, tutaragira ubukire, tutaratunga imodoka, tutaratunga inzu, twari dufite ubuzima bwiza. Ariko aho twamariye gukira no kugira ubuzima bwiza, ibintu byarahindutse. Umugabo sinkimubona, umugabo ataha nyuma y'iminsi 3, umugabo ataha saa 9. Ese ubushobozi wabonye, ububasha wabonye wa mugabo we, nubwo kugira ngo urugo rwawe rubeho neza, cyangwa nubwo kugira ngo urugo rwawe ahubwo rutere imbere, mugere kuri byinshi, kuko mwabanye mugomba gufatanya buri kamwe kose. Rero ugasanga ubwo umugore agiye kuba umubyeyi, agiye kuba umwarimu wo kwigisha umugabo, wo kugira gutya ibintu byose, ugasanga bica ku ruhande nibyo byinshi. Ameze nk'umwana wiga kurya, buriya umwana wiga kurya ibijya mu nda nibyo bike, ariko ibisohoka hanze bitakara hasi nibyo byinshi. Ukibaza rero icyo kintu kuki rega nawe uri kwihemukira. Ntabwo nujya kwa muganga nukora accident nugira ibibazo, ntabwo uzasurwa n'abo bagore bo ba Kigali bose, uzasurwa n'umugore umwe ari wo wa wundi waguhisemo akagukunda.
sinzi impamvu rero wumva yuko guta igihe uramukunze ejo utaye igihe ukunze undi ejo utaye igihe kandi bya bindi ukora nta hantu na hamwe biri kwiyandika ku buryo igihe runaka bizakugarukira. Ntabwo bizakugarukira ahubwo biri kuguta mu gihombo. Ntabwo njyewe nunza kuntereta ntari umugore wawe ukampa amafaranga ntabwo nzayanga, ntabwo nzayakunda, ahubwo niba ntazi no kuvuga sheri mbivuge, ahubwo narerembura amaso nanapfa ariko kugira ngo ukureho icyo ushaka kugukuraho kandi ngitware, kandi utibwira ko umunsi wahuye mu bibazo, kuko njye ntabwo ndi banki, ntabwo ndi banki waje kubitsamo, wampaye kugira ngo ndye, warampaye kugira ngo nywe. Rero abo bantu ugenda ubwo bushobozi wabonye wakabaye ushyira mu rugo rwawe rugatera imbere, ntabwo ari byo. Ejo bundi njya kwa muganga, ejo bundi nagiye kwa muganga mpahurira n'umubyeyi turaganira pe, nta nubwo yari azi ko nkora n'ibi biganiro, azi kumbabarira rwose umunsi azaba yakibonye. Ariko buriya ibi tuvuga hari n'igihe ugenda uganira na bagenzi bawe ugakurayo amakuru amwe n'amwe, ejo ugakura yaya, ugasanga abagore bafite ibibazo. Umugore twaricaye anganiriza ukuntu nanjye naramuganirije, wenda njye sindi buvuga ibyo namuganirije, ariko ibyo yanganirije ewana ubwo nyine ndabivuga, namwe murabizi ko umuntu avuga iby'abandi ibyo akabisiga mu nzu. Yaranganirije ambwira ukuntu batangiye n'umugabo we kuri zero, baracuruza, barubaka, bagura inzu, ubuzima bumera neza. Bumaze kumera neza umugabo agira atya afata inzu bari bamaze kugura, yari imaze igihe bari barayiguze, bari barayubatse nyine muri ubwo bushobozi bukeya. Umugabo agira atya aragenda ajya ahantu afata miliyoni niba ari 3 kuri banki, amaze kuzifata bukeye agurisha inzu y'ibihumbi 40. kandi umugore akagira ati njye nibuka ko iyo nguzanyo twayishyuye irarangira, ati nanabigizemo n'uruhare, yewe ndacuruza ijoro n'amanywa ndavuga ngo inguzanyo ishiremo. Ariko wumve ko umugabo yagiye kugurisha iyo nzu, yabayigurisha miliyoni 40. Miliyoni 40, umugore arakubwira ko n'igiceri cya 5 ntacyo yariyeho, nta n'igiceri cya 5 yariyeho, ahubwo yagiye kumva yumva amakuru hirya no hino baramubwira ngo umugabo wawe afite undi mugore ngo arimo kubakira. Ati kandi ni muri karitsiye, atariko pe, ati nayobewe n'ahariho, ati nayobewe n'ahariho. Tekereza kugira ngo ubushobozi wahereyeho kuri zero, kuri zero, uhere kuri zero. Ni nka bya bindi umuntu akora agakora ukwezi kose, wajya kubona ukabona amafaranga yariye umunsi umwe, ugashaka n'icyo yariyemo ukakibura. kandi wenda no mu rugo ukibaza umushahara w'umugabo se umushahara uwushyiraye ati narawubaha wawuduhaye ryari ati cyagiye nagwaye 3 ejo bundi ngo ha 2 akakubita imibare ukibaza ukavuga uti se nkora iki nceceke. Rero rimwe na rimwe hari igihe njye mbona nkabona ko abagabo nabo ntabwo bikunda, nabo bameze nk'abantu. Abagabo ni bamwe na bamwe ariko ntabwo ari bose. Hari igihe usanga bameze nk'abantu nabo biyahura. Iyo umuntu yiyanze akora ibintu bidafite 12 bitajyanye, ntabwo ntekeza ko wari umunezero wo gufata amafaranga miliyoni 40 ukajya kuzubakiramo undi mugore, ugasiga umugore n'abana 9, uwo mugore afite abana 9. None abana b'abakobwa bahavuyemo kubera kubura icyo barya, bamwe bava no mu ishuri, isa afite ayo mafaranga arimo arubakira undi mugore. Abo bana harimo twahure kwa muganga aje gupimisha umwana usanga aranatwite, aravuga ati umwana wanjye ati nyine kwa kutita ku mwana nanjye nkagira ibibazo mu rugo, stress, nkarara nicaye ngo n'umugabo arataha wenda atahane na duke. Ati yaba byibura yatahanaga na duke batubona. Tekereza kugera ku rwego wifuza uti yaba yatahanaga na duke, nkongera byibura nkabona igishoro nkatangirira kuri 0 nkareba ko wenda nakongera kuzamuka. Rero ariko ngiye twaraganiriye hari ibintu bimwe namubwiye namwandi. Rero uwo mugabo wawe nkurikije amagambo mbwiye n'ibyo umbwiye, njyewe ndi kumva uwo mugabo wawe ni we wamwishe, ni we wamwishe.
ese ushobora kumbwira ngo umuntu w'umugabo murabanye mugitangira kubana wise umubwira ngo mama afite amasambu ngo reka ngende ngurishe y'isambu ya miliyoni 3 nkuzanire? Uramuzaniye, muracuruje, muratangiye, murakoze mugeze ubwo mufata inguzanyo, mushoboye kuyishyura, mugeze ubwo mugera kuri ya mazu ku gishoro cyo kwa nyoko bukwe. Ibyo bintu rero yabijyanye yumva ko n'ubundi uzasubira iwanyu kwa nyoko ukazana y'ibindi. Ese mada nkurikiranye cyangwa se nanjye ubwanjye nibwira, ese ubundi ndabaza uwo mugabo urimo kuzanira ibyo kwa nyoko wibuka yuko azagutana abo bana? Wibuka ko ejo azagutana abo bana? Icyo kintu uri gukura kwa nyoko akaba aricyo kikuramira? None se uko yavugaga ati n'agasambu kari kwa mama yari yarampaye nk'umugabane wanjye, niko kavuyemo ibi byose. Ati ubusaba abana nzabajyana hehe? Tekereza aba bana nzabajyana. Rero ugasanga kubera wiyeretse, erega gukunda umuntu cyangwa se kumva umwishimiye ntabwo bisobanuye yuko ugomba kwiyanga. Buriya ni wizera umuntu ukavuga ngo ngiye kwizera umuntu, ujye umenya ko 1/2 cy'ubuzima bwawe uba umuhaye. Uramwizeye, ujye umenya ngo hari 1/2 cy'ubuzima bwawe uri gutanga. Nk'ikihe? Wenda nk'urugero, umuntu ashaka kuza ati wansinye kumbera umwishingizi. Kumbera umwishingizi ngajya gufata amafaranga muri banki, natishyura uzishyura. Nananirwa kwishyura niwe bazagurishiriza ubutaka nawe ukishyura. Icyo gihe urumva ko hari kimwe ubumugabanyirijeho. Rero iyo wizeye uriya mugabo ubwa buzima uba uri umubyeyi udatekerereza abana uri kubyara. Reka kuba wakwanga kuhagurisha ngo uhereze umugabo si uko uba umwanzi, ahubwo uba ugomba gutekerereza umwana wabyaye kuruta uko utekerereza umugabo, kuko umugabo ni mukuru deja, ahubwo ni nawe wakabaye ahaguruka agahagarara kugira ngo abe babeho cyangwa barye. Noneho ugasanga ahubwo ibyo bya bindi uzaramiza umwana igihe umugabo azaba yagutaye warabimuhaye, nabyo yarabiriye. Abana bawe basigaye bakanura amazi, utangiye gushaka kumenya ubwenge. Erega abagabo baba bameze nkaho ntacyo bahomba, kuko bo icyabo ni keya nkeneye, ninjya n'ahandi bazazimpa. Ibintu by'abana buriya ntabwo babyitaho. Buriya nubona umugabo akunze umwana uri mu nda ya nyina akareka akavuka akamurera akamukunda, ujye umenya ko uwo muntu ari umugabo. Abenshi kimwe nuko hari igihe umugabo aba afite ubwo bushobozi ariko ukaba utamuzi. Wari uzi ko umugabo ashobora kuba afite ubushobozi ariko utamuzi? Ukuba utamuzi rero ni ukuhe? Ni uko afite ibyo aguha akaba afite n'ibyo aha abandi. Icyo gihe rero wowe ntabwo ushobora kumenya uwo ari we. Wowe ugira ngo ibintu bimeze neza, ariko kuko afite ibyo aguha byabaye umutaka wo kugutwikira amabi. Ariko nimugera muri cya gihe musaranganye, hahandi murya rimwe ku munsi, hahandi mugira gute, ukabona kunambye hageze gute, mugize n'icyo mugeraho, murakomezanyije, uwo aba ari umugabo. Ubundi abagabo bari mu byiciro bibiri. Iyo atagutaye muri abakene, mubana mu bukene, akazaguta mubaye abakire. Kubera iki? Kubera ko ntago afite ubushobozi, ntago afite ubwonko bwo kumanaginga bya bintu byose ngo avuga ati reka nite ku mugore wanjye, ariko nubwo njya hanze niteho. Ni ukuvuga ngo iyo agiye ku ruhande rumwe rwose ruramutwara ku buryo bya bindi atari bushobore gukomeza gukora iki, kubikurikirana. So rero ntekereza yuko ngira ngo hari murambabarira aho ndaba nakoze amakosa, kuko ngira ngo ni ubwa mbere nkoze ikiganiro nivugisha nta muntu tuvuganwa, ariko ndatekereza ko bizaza. Rero ndabashimira, mujye munkurikirana umunsi ku munsi, nzajya nshyiraho ibiganiro kandi tuzajya tubana, tuzajya dukorana neza, tuzajya twungurana ibitekerezo. Ushobora kwandika muri komenti nawe ubwawe ukamenya igitekerezo nkakigenderaho. Ushobora kumbwira uti Jennifer wakosheje, kuko tugizwe n'abantu. Ndi kubwira abantu
kandi ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo iki kintu wavuze ntabwo ari cyo, kuko ntabwo ngewe namenya ibintu byose, nanjye mbivuze uko mbyumva. Nawe rero uba ufite uko ubyumva ushobora kwandika muri komenti, nabisoma nkavuga ni oke, iki kintu koko wa mugani ubutaha nzagikosora. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi ibane namwe.